nizere ko muri amahoro, aho bwije mbahaye mwiriwe, aho bukeye mbahaye mwaramutse, nizere ko muri amahoro mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze aganze muri mwe. Ndagarutse nyuma y'igihe kirekire, ndagarutse nari mbakumbuye, nizere ko mwese muri amahoro kandi murabizi ko mbakunda cyane, nkomeza no kubibutsa ku batari bakora subscribe, please nimukande subscribe nyabona tugeze 1000, mudushigikire kuri iyo nkunga ntoya niyo tubasabye, mudufashe mukande kuri subscribe, ni akanya gato ntibitwaye n'isegonda, ni ugukanda gusa mukaba mudukore subscribe, no kuri muzaba mukoze, abandi inshuti zacu musharinge, abandi nyine mushire na comment, buriya comment hari ukuntu dukomezamo bigatuma tugira imbaraga zo kuvuga ngo iki kintu muragishaka cyangwa se bimeze gutya, mukaduha n'inama, turi abana bato tuba twifuza inama zanyu, abantu bakuru mudukurikira, please nimudukorere subscribe, mudushireho comment, biraba bibaye ibintu byiza cyane, muraba mukoze. Turagarutse nyuma y'igihe kirekire, turagarutse ku nkuru mwagiye mubona yacicikanye ahantu benshi bavuga ukwabo bashaka, benshi bari kwivugira ibyo batazi, ariko njyewe nakoze ibishoboka byose ndavuga ngo reka nkore ibishoboka byose menye amakuru. Yego ntabwo nayamenya yose nk'uko ari kuko sinje byabayeho, ariko aho byabayeho twagerageje kubegera bamwe ba hafi yabo kugira ngo tubashe kumenya amakuru, tubahe amakuru anononsoye, amakuru ameze neza. Inshuti zacu, video mwagiye muyibona y'umwana w'umukobwa bagiye basohora nabi bamugarura, ibyo bita kugarura ndango mu rurimi rwacu ni ukugarura nyine umugeni wawe washatswe, wubatse, wabombotse. Kubomboka ni mu kinyamurenge umuntu wishingiye bakaja kumugarura. Uko bamugarura nyine, twabonye video y'umukobwa bagaruye nabi bari gusohora atabishaka. Ibyo bintu byavuzweho na benshi kandi byavuzweho n'abantu batandukanye kandi bafite uko babibonye, benshi byanabababaje kubera ko hari batazi n'ukuri, ariko ikinzanye hano ni ukugira ngo tubane mu kuri kwa nyako, mu kuri twivuganiye n'abantu ba hafi y'umuryango waba ku byababayeho. Rero nimuze tubane, mukore subscribe, muze tubane tubabwire amakuru uko twayahawe. Ntabwo dupfa kuvuga bivanye n'amarangamutima y'uko twabibonye, benshi bahagaze ku makuru bivanye n'amarangamutima y'ukuntu babonye ibintu. Benshi bahagaze ku ruhande rw'umuhungu bamuvugira, abandi bahagarara ku ruhande rw'umukobwa, abandi bagaye umuryango, ariko ibyo zose nimuze tubane tumenye ukuri kose. Kaze cyane rero mu kiganiro. Rero uko bimeze, amakuru twahawe n'umuryango bivuga ko uyu mukobwa yarakowe ahandi. Ese mbanze mbibariza abakobwa bagenzi banjye, cyangwa se abakobwa mwabaye mute, bite, mufite ikihe kibazo? Ese mwakongeye byibuze mugatekereza n'umuco w'iwacu, nubwo tuvuga mwavukiye mu kizungu, byibuze mwanatekereje mugatekereza ko mu muco w'iwacu ibyo bintu ntaho byabaye? Mufite ikihe kibazo abakobwa? Uyu mukobwa yarakowe n'umuhungu wo hanze, nubwo benshi bagumye batsimbarara bavuga ngo ibi ni ibiki, umukobwa ngo abiwabo umukobwa nibo bashaka mu diaspora. Oya, ntabwo ariko bimeze. Umukobwa yarakowe n'umuhungu wo hanze, umukobwa yarivuganiye n'umuhungu wo hanze, baravugana, barakundana, aremera, baraza barakwa, ndetse banakorewe inka zitari zike, bafashe irembo ry'inka zitari zike, inka hafi 5 zo gufata irembo ku bantu bo hanze, murabyumva sibyo? Barakundana, bamare gukundana, kumbe yakundanaga n'umuhungu wa hano wariya mu Bugande, ari uriya James bamwatse. Ese ibi bintu ni ibiki? Ibi ni ibiki biri gukorwa mu bana b'abakobwa? Si n'irya mbere bibaye, uyu ni umukobwa hafi wa kabiri bibayeho, akundana n'umuhungu yarangiza agashakana n'undi muhungu utari wa wundi. Ibi ni ibiki? Ba diaspora mwe kuki muri kubona ibi bintu mugakomeza mukabigendaho nk'aho ari ibintu? Mushishoza ibintu, ibi ni ugutukisha, ibi ni ugutukisha umuryango. Ubu ngubu ababyeyi ba Joyce ubu nyine nibo bari gutukwa kurenza Joyce ubwiwe wakoze aya makosa. Ibi bintu ntabwo ari byiza bavandi, ibi bintu nimugende mubireke. Mwa bakobwa mwe, ni muba abantu bazima, ni mu mesero umwe. Niba wakunze umuhungu wanze wamukundiye amafaranga, izo nyungu gumana nawe, reka gukundana nawe ushaka kumujya ibyo kugira ngo ushakane n'undi wakunze hano utazi nyine ibyo uko nobivuga. Rero amakuru ahari, inshuti zanjye, uyu mukobwa yakundanye n'umuhungu wo hanze, amare gukundana n'umuhungu wo hanze, umuhungu araza afata irembo. Umuhungu amare gufata irembo, niba umukobwa ataramukunze yikundira undi musore w'urungano rwe hariya mu Bugande, Kampala, Mbarara,
ibyo bintu nta kuntu byumvikana ko mukomeza mubureminga ababyeyi. Ababyeyi nimubareke, ababyeyi bagiramo, umubyeyi ni agahinda kabimuteye kumva umuntu uri hariya mbarara mu buzima bwa mbarara, kumva ngo uri kumubwira ngo arasubiza niba ari 2,500 by'idolari, 2,500 by'inka bafashe z'irembo. Biragoye, namwe murabyumva. Mureke kubureminga ababyeyi, mubureminga uyu mukobwa niwe ufite amakosa. Na James nta makosa afite. Ababyeyi mureke kumukurikirana. Numvise bavuga ngo mwanafungishije umuryango we, mwafungishije mushiki we nande, umuhungu arahunga. Mureke kurenganya umuhungu. Umuhungu arashobora kuba atarabwiwe n'umukobwa. Umuntu ufite amakosa yose ni uyu mukobwa. Uyu mukobwa niwe wakoze amakosa, ashobora kuba yarafashe, kuko amakuru twe duhabwa habe n'inshuti ze za bugufi z'uyu mukobwa nuko bafashe ariya mafaranga yatumye bakanayafatikanyamo no kuyasangira. Wenda n'ababyeyi barayafashe, ariko amakosa afite uno mukobwa 100%. Mureke kubureminga ababyeyi ngo bagiye gusora uriya mukobwa. Bamusohoye ku bw'agahinda, bagiye kumusora nabi kuriya ku bw'agahinda yabateye. Bamaze gufata inka z'abandi. Afite amakosa, niwe nyiri bayazana ya byose. Ikintu gihari cyo, ikintu cyari kinzanye hano ni ukubwira abantu ngo mureke kubureminga ababyeyi. Ababyeyi nta kosa bafite muri ibi bintu, nta kosa bafite. Uyu ni umujinya wabibateye, aka ni agahinda kabibateye k'uyu mukobwa Joyce. James nta kibazo afite, uriya muhungu wo hanze nta kibazo afite, ababyeyi nta kibazo bafite. Nyiri bayazana ni uyu mukobwa. Uyu mukobwa niwe wagiye akundana n'umuhungu wo hanze, ntiyamubwira ko atamukunze byamukundiye inyungu, arongera akundana na James. Rero arashobora kuba atarabwiye James ukuri kuko yari akowe, kandi kubana n'umuntu mumuhana sibyo bivuze ko ushobora kumenya amakuru yiwe ngo wamumenya ngo arakowe ngo reka ndeke kumugendaho. Reka n'uyu muhungu nawe wo hanze, nawe ntiyari kwerekwa, nawe yafashe irembo nk'uko abandi bose bafata irembo. Ntabwo yari azi ko umukobwa atamukunda. Rero wa mukobwa we, aba ni amakosa wakoze. Wisubiraho, nushaka usaba uriya muhungu wo hanze imbabazi, usabe na James imbabazi, kuko bose wabakoseye kandi birababaje cyane. N'ababyeyi bawe basaba imbabazi, hanyuma umese rumwe, mwicare nk'umuryango, mutekereze ibintu bigomba gukorwa. Niba wamashe kubana na James, genda ubane na James, musubize inka z'abandi. Niba wamashe kubana n'uriya mutipe wo hanze, musaba imbabazi, mwumvikane, bigende neza. Ariko ibi bintu by'inyungu turabyamaganye mu izina rya Yesu. Mushire ibintu mu buryo, mushire ibintu mu murongo, mwibuke umuco wacu w'ikinyamurenge, mwibuke gakondo, byibuze itume mwisubiraho. Ibi bintu biratukishije cyane, biranagayitse. Ibi bintu ntibizongere no kuvugwa. Birababaje, watubabaje wa mukobwa we, uratubabaje, uradusebeje nkatwe bakobwa, uradusebeje nyine, ukoze ibintu bitangaje cyane. Rero guys, amakuru nayo turakomeza tuyabakora.